Muraho neza, muri iyi video tugiye kugaruka ku gitabo twavuze muri video yabanje. Uyu munsi turatangira kuri chapitre ya 2 ndetse n'izindi zose zikurikiraho. Iki gitabo kitwigisha uko twagera ku bukire nyakuri, aho amafaranga yadukorera aho kugira ngo ari twe tuyakorera. Niba ushaka kumenya uko wakubaka ubukire, iyi video iragufasha cyane. Reka dutangire. Chapitre ya 2 cyangwa igice cya 2, umwanditsi yakise kuki twigisha ubumenyi ku bijyanye n'imari, cyangwa kuki abantu biga ubumenyi ku bijyanye n'imari n'amafaranga. Muri iki gitabo umwanditsi aravuga ngo icy'ingenzi si amafaranga winjiza, ahubwo icy'ingenzi nayo usigarana. Abantu benshi barakora cyane ariko ntibaba bakire kuko badafite ubumenyi buhagije ku micungire y'amafaranga. Nibyo se umukire yamwigishije, abakire ntibakorera amafaranga ahubwo amafaranga arabakorera. Abakire bibanda cyane kuri asset. Asset ni ibintu bibinjiriza amafaranga aho kugira ngo biyatware. Abandi bantu bagura liabilities. Liabilities ni ibintu bigutwara amafaranga bitakwinjiriza amafaranga. Icyo wakwigira muri iki gice, tangira gusuzuma uko ukoresha amafaranga yawe. Menya niba ibyo ugura bikwinjiriza cyangwa kukugabanyiriza amafaranga. Suzuma neza ukuntu amafaranga yawe uyakoresha n'ukuntu yasohora. Usuzume neza niba ufite ikintu kizajya kikwinjiriza amafaranga ahazaza cyangwa kikwinjiriza amafaranga. Iryo ni ryo somo ry'ingenzi wakwigira muri ino chapitre ya 2. Chapitre ya 3 umwanditsi yayise kora ubucuruzi bwawe cyangwa rinda ubucuruzi bwawe, ukore business yawe nawe ugire ikintu kikwinjiriza amafaranga. Yavuze ko abantu benshi bakorera ibindi bigo, bakorera abacuruzi, bakorera abandi bantu, bakora mu bigo by'abandi ariko bo ntibakore ibyabo. Icy'ingenzi ni uko ugomba gushinga ikintu kizajya kikwinjiriza amafaranga, ugashaka asset. Niyo waba ufite akandi kazi ugakora ikintu cyangwa business izajya kwinjiriza amafaranga niyo waba udahari. Icyo wakwigira muri iki gice ni uko ugomba kubanza ukajya wizigamira cyangwa ugashora imari mbere yuko ukoresha amafaranga yawe. Mbere yuko ugira ibindi bintu ujyanamo amafaranga yawe, mbere yuko ugura liabilities, ibintu bigutwara amafaranga kurushaho, banza wizigamire, banza ushora imari mbere yuko ukora ibyo byose. Igice gikurikiraho umwanditsi yakise abakire bashora amafaranga. Abakire ikindi babona amahirwe aho abandi babona ibibazo. Aho abandi bantu babona nta kintu bakora, babona nta yandi mahirwe ahari, abakire bashakamo igisubizo kandi bikabinjiriza, bakabibonamo inyungu kubera ko bakemuye ikibazo, kubera ko babibonyemo amahirwe. Icyo wakwigira muri iki gice, jya ushaka amahirwe no mu bihe bigoye. Jya ushaka amahirwe, urebe amahirwe ahari, niyo abandi baba batayabona wige gukemura ibibazo kandi ubikemure mu buryo byakwinjiriza. Nicyo kintu cy'ingenzi wakwigira muri iki gice. Igice gikurikiraho umwanditsi yakise kora wiga. Si ugukorera amafaranga gusa ahubwo ukora wiga. Avuga ko akazi kagomba kukubera ishuri. Ishuri rikwigisha iby'ubucuruzi, kwamamaza, kugurisha, kakwigisha iby'imari n'ukuntu amafaranga akora n'ukuntu abona amafaranga kurushaho. Ntugakore gusa ugamije umushahara. Avuga ko ugomba guhitamo akazi kagufasha kwiga ubumenyi buzagufasha mu gihe kiri imbere. Chapitre ikurikiraho umwanditsi yayise gutsinda inzitizi. Avuga ko hari ibintu 5 bibuza abantu gutera imbere: ubwoba, gushidikanya, ubunebwe, imyitwarire mibi ndetse no kwishyira hejuru. Avuga ko abantu benshi bagira ubwoba bwo kubura amafaranga, bagira ubwoba bwo gutangira ikintu, bagira ubwoba bwa risike, bagira ubwoba kuba batangira business. Kandi ikindi avuga ko abantu bashidikanya kuba batangira ikintu runaka, batangira gukora business bakishidikanyaho nimba koko bazagishobora, niba koko bazashobora iyo business, niba koko bazagera ku bukire n'ibindi bimeze nkabyo.
Ikindi avugamo imyitwarire mibi. Imyitwarire mibi yavuze muri iki gitabo yabyise nk'umuco mubi. Niba ubonye amafaranga cyangwa ufite amafaranga, mbere y'uko ubanza kwishyura ibindi bintu, mbere y'uko wishyura bills zawe, mbere y'uko wishyura ibindi bintu ibyo ari byo byose, banza wowe wiyishyure, banza wihe amafaranga, banza ushyire amafaranga yawe ku ruhande, ubundi ubone kwishyura ibindi bintu ibyo ari byo byose. Icyo gihe bizakurinda kwa kundi umara kwishyura ibintu byose, umara kwishyura bills zawe, umara kugura ibintu byose byagufasha, ugasanga nta yandi mafaranga usigaranye yo kuba wakwiteza imbere, yo kuba wagura asset, yo kuba washora imari, cyangwa yo kuba wasevinga kugira ngo uzagure ikintu kizajya kikwinjiriza amafaranga. Ugomba kwiga kubitsinda kugira ngo utangire nta nzitizi n'imwe ufite. Indi chapitre umwanditsi yayise gutangira. Muri kino gice atanga inama zagufasha gutangira urugendo rwo kuba umukire. Inama ya mbere atanga, iyishyure mbere. Atanga inama ko ugomba kwishyura mbere mu gihe ufite amafaranga, ugomba kwishyura mbere wowe ubwawe, ugashyira amafaranga yawe ku ruhande mbere y'uko wishyura ibindi bintu, mbere y'uko ugura ibintu bindi, banza ushyira amafaranga yawe ku ruhande kugira ngo azagufashe mu gihe kiri imbere cyo kuba wagura asset, cyo kuba washora imari n'ibindi bintu byakuzanira amafaranga. Indi nama atanga muri iki gice ni ukwiga buri gihe. Ni uguhora umuntu yiga, guhora yiga iby'amafaranga, guhora yiga iby'imari, guhora yiga uburyo yakoresha amafaranga ye n'uburyo yamubyarira inyungu. Icyo wakwigira muri iki gice, tangira uyu munsi. Niyo byaba ari ibintu bito, niyo byaba ari ikintu gito, tangira, ntutegere ikindi gihe, tangira, bizakomeza bizamuke, uzagera ku bukire. Umwanditsi akomeza asaba abantu ko ugomba kwiga byinshi ku mafaranga, ugatangira ibikorwa bito ndetse ugakoresha ubwenge bwawe. Ubukire ni urugendo, tangira ugenda intambwe ku ntambwe, uzagera ku bukire kandi uzabona amafaranga. Iki gitabo kitwigisha ku bukire buturuka kumenya uko amafaranga akora, aho kuba twe aritwe twayakorera. Tangira uyu munsi, suzuma uko ukoresha amafaranga yawe, tangira gushora mu bintu bikwinjiriza ndetse ukomeze unige. Niba ushaka kuba umukire, tangira uhindure imyumvire yawe ku mafaranga. Ndizera ko wigiye byinshi muri iyi ncamake y'iki gitabo cyangwa summary. Ndizera ko wigiyemo byinshi. Kora like, ukore subscribe, unasharinge n'inshuti zawe. Murakoze.